Ladies and gentlemen, and here is surprise. Oyagarachi surprise. Yandira ni plan ariko buriya hari ikintu njya mbwira abantu ndishimira itangazamakuru y'abari radio televiziyo social media abandika kuko kugira ngo ngere bagira itangazamakuru yabigize uruhare n'abafana somana akiwa murema y'iko kwizamu kandi turitirana tukaba tuje duhagarariye ikigo iri umuyobozi w'icyitwa Surprise akaba ari gukorera ibirori bagenzi babo surprise ni mu bwoko bw'abantu byitwa surprise umunsi uri byose baza surprise buriya mwabyumvise kutuganira byose kandi surprise Rwanda igitekerezo cyaje kuko muri sosiyete hari ibibazo byinshi iyo urebye sosiyete uretse na sosiyete nyarwanda no hanze y'u Rwanda no ku rwego rw'isi hari ibibazo bya stress, hari ibibazo bya depression. Abantu benshi depression mu kinyarwanda ihungabana ariko kenshi kabije urumva iyo depressed wenda gatoya byo ntabwo babi ariko ihungabana rikabije. Noneho hari ikibazo cyane cyane ku bantu bari kure y'umurugo iwabo, ikibazo cy'urukumbuzi kabije kumbura mu rugo cyangwa se ukaharwara kubona abo mu rugo abo muri quartier cyane rwose. Nose iwanyu baguheruka ryari? Iwanyu baguheruka ryari cyangwa ngiye baguheruka ryari cyangwa uyu bamuheruka ryari? So habaho icyo bita home sickness, kurwara mu rugo kumva abantu bo muri quartier bibaye uburwaye banapima bakabugura bakavuga se mu maraso ko nta malaria irimo, mu maraso se ko nta infection ziri mu maraso cyangwa hehe. Noneho bakacheka ingo kirwa kwa muganga urimo kurisha ibizamini ariko kumva noneho ugasanga icyo urwaye nta kindi ni wa muntu wabyukanye ukumbuye uri Musanze imyaka ikiye hari 6 reka da ni bya bindi byo voice note mbese bisigaye biri mu biturimo ukibwira ngo mwabonanye kandi mumaze imyaka 10 ni umuntu mwiganye mu kiburamwaka mumaze imyaka 20 ngo muracyatinga. Ibyo nta nubwo bihagije ni ukuvuga ngo wenda mbishimangiye kugira ngo mbyinjiremo neza na cyane cyane nk'icyo twavuze cy'urukumbuzi rwo mu rugo cyangwa muri quartier ahantu warerewe wabaye cyane. Ibi especially birafite ngo umuntu wavuye mu ntara ugiye mu mujyi Kigali, uvuye mu gihugu ugiye hanze umwaka ubaye 1, 2, 3 sibyo abantu ntabwo muherukana physically. Burya physical appear cyo kubona nimbona nkubone nubwo haje nubu niko kubonana nyako nubwo haje ibi bya social media nta kintu cyabisimbura tubyemere neza nta kintu cyabisimbura nubwo wacha ubwo nibiki byo kuvugana ariko ntabwo bisimbura biriya. So muri make rero aho mu bijyanye na depression, mu bijyanye na icyo twise home sickness, kugira urukumbuzi rukabije rw'abantu utaheruka cyane cyane nk'umuntu uri hanze
uri muri Amerika, uri mu Bubiligi, uri Nairobi, uri South Africa, abantu ukaba utabaherutse. Ibyo byonyine mu buryo buri psychological, mu buryo bwo mu mutwe mental no mu buryo buri social, hari icyo bihita bigaragaza, hari icyo ubura bihita bikugaragaraho. Noneho mu bimenyetso uburyo bikugaragaraho uhita uba depressed, ukajya mu bintu bikagucanga, ugatangira gukora ibintu bimeze nk'iby'umuntu utari ku murongo, utari nomo, noneho ukumva ngo runaka yagiye muri depression. Ariko ahanini ibikorwa byo kuba tuvuga abo bantu akumbuye bareranywe muri quartier hariya ku musozi runaka, bagenda bahurira mu kabande bakakina, barangiza bakazamuka uriya musozi n'uyu akazamuka undi musozi. Abo bantu abashe kugira umuntu uziba icyo cyuho, tuvuge umwe muri abo bantu ari hano mu Rwanda, undi ari mu Bubiligi, ari cyane uri mu Bubiligi, biterwa n'ushaka gusapurayizinga undi. Tuba rwo rugero dufata twebwe, uwo muntu wo mu Bubiligi uzi uwo muntu wamusanze ashaka gusapurayizinga, aduha gutungura, reka dukoreshe ikintu cy'ikinyarwanda, ashaka gutungura mu kumukorera ikirori cyo mu munsi mukuru. N'urugero tuvuge dufata urugero rwa birthday, icyo gihe icyakora aguvugana natwe kuko turi ku mbuga zose, kuko nari platforms twitwa Surprise Empire Rwanda, kuri platforms za Facebook, YouTube, TikTok na Instagram, hose ni Surprise Empire Rwanda. Aratwandikiye cyangwa se yanyandikiye kuri telefone, kuri WhatsApp, akamenyetso ko guteranya 250 788 31 88 cyangwa se akamenyetso ko guteranya 250 795 299 106. Iyo waduhamagaye cyangwa ukatwandikira atubwiye ati rero fiance wanjye ari Musanze, urugero wari ufashe, cyo gihe tuvugana nawe. Iyo yamaze kujya muri inbox yacu, urumva turamukontaktinga, tukagira umwanya wo kuvugana nawe. Twamara kuvugana nawe akatubwira uko ibintu bimeze, urumva aba yakwandikiye aka message katarimo wenda ubusobanuro buhagije. None tukagira umwanya wo kuvugana nawe, tukamenya yifuza gukora iki, uwo muntu yagize uwuhe munsi mukuru, atubwira ati ni umunsi mukuru w'amavuko. Noneho twebwe bitewe nuko we ari kure, ahita duha umuntu hafi ya wa wundi ashaka gusapurayiza, inshuti ya hafi, ari nawe tubera ingenzi cyane. Urumva uyu nuvuga ngo uyu muntu azi uriya uri mu Bubiligi, azi noneho n'uyu nguyu azi na muvoma ze z'umunsi ku wundi, sibyo? Uwo nguwo niwe tukomeza kuvugana nawe, noneho tukalinkinga n'uriya, tukamubura ikintu cyose. Niba ashaka, hari uburyo bwo kuvuga ati njyewe ndashaka ko nimumugeraho yangenza nimubagezaho birumvikana, yangenza yabahaye nabagayira nabayoboye umugezeho. Hari ushobora kuvuga, arutubwira ati njyewe nimumugeraho mumpamagare live nko kuri WhatsApp live, noneho ibintu byose byo kumutungura mukavaringa ngembe ndimo gukurikira live cyangwa se direct. Hari n'uvuga ati njyewe ayo masaha après midi yo kwa kane nzaba mpuze, nzaba nagiye kwiga, nzaba nagiye gukora shift. Ni uzi ko abantu bakora amashifti mu Burayi, ugasanga umuntu akora nk'akazi 5 ari no munyeshuri ahandi, sibyo? None akavuga ati njyewe ibyo twabyemeranje, nabohereje buri kintu cyose uko twabipanze, njyewe ndabohereza audio, amajwi, cyangwa se mbohereze video iri audio visual, harimo amajwi, harimo n'ishusho unamubona. Exactement. Twebwe tukagenda tukahura n'ingenza, urumva ingenza muri iyo minsi turimo tubyorganiza, ingenza biduha amakuru, ibirimo biduha amakuru. Tuvuge niba mwapanze kwa kane ngo bazajya muri ibi n'ibi, mbe muretse gato, mukaba muretse gukora, mukaba muretse gutegura keke. Yarangiza akavuga ati nagani nawe mu byo kumuperereza, numvishe kwa gatanu après midi nta kintu, nta activité yapanze, ari free. Namwe noneho kwa kane
mukahita mupanga ibintu byose, ari iyo cake mukayipanga, ari ibiki byose, n'urugendo mukagira mukarupanga, mugahaguruka mugakomeza n'ubundi kuvugana na wa muntu wa contact yanyu witwa Ingenzi. Noneho akabasanganira, mukaba mwabanza kubonana mbere yuko mutungura uriya muntu, mukabonana nawe, birumvikana namwe nibwo muba mubonanye nawe mbona mubonye, sibyo? Uko urumva mwavuganaga kuri telefone, ukabonana nawe uvuga gutungura ari nkari muri stade, sibyo? Tukabonanira hano kuri hano cyangwa kuri hafi y'ire. Noneho oya no guhagurukana ntiziba ari ngombwa, cyangwa mwahagurukana mu gihe hari shuwa, uko urumva abavuntu aba yababwiye uwo munsi yawukonfirmye ati après midi kwa gatanu arahari, ariko bitewe noneho n'ibiriza kuba nyuma, urumva hari ibintu n'ubundi gahunda zizo utaziteganyije, uko zitunganye bitewe wenda na telefone wakiriye cyangwa umuntu wacyatinze cyangwa ibindi, akumva barashaka wenda guhaguruka kujya nka tuvuge niba ari musaza agashaka kujya za Kidaho, cyangwa hari umuntu bahanye gahunda agashaka kujya kuri base, uyu nguyu akumva arimo abivuga, uri arimo abipanga, sibyo? Ingenzi bigomba gukora iko ishoboye kugira ngo mudeviye cyangwa se muragire imukore deviation kugira ngo ya gahunda wenda atindemo gato cyangwa se isubike. Urumva abashe kutindamo kujya aho kuri base cyangwa hehe, cyangwa se nibibana ngomba abisubike, kuko urumva twebwe turimo kuza gutura, tugeze hafi nta ni kilometero, ariko urumva si no guseba gusa, byaba ari igihombo gikomeye cyane mu bijyanye n'urugendo twakoze, mu bijyanye n'ibyo twaguze, mu bijyanye n'ibyo twateguye, byaba bari ikibazo. So ni ukuvuga ngo uruhare rw'Ingenzi rutuma muba shuwa cyangwa se mugira mumenya ijana kuri rindi yuko mutari buhushe, apana 99 ijana kuri rindi mukoresheje neza, n'Ingenzi nayo ikora akazi responsibility zayo neza, ntabwo mwagira chances za 99, biba ari ijana ku ijana cyane utagiye gukubita misi cyangwa se guca kwa hari. Reka mbivuge binyure mu mucyo. Sibomana, icyo kibazo ko kigoye ndaza kugishobora. Ni ukuvuga ngo iki ni igitekerezo cyaje ngikorera ubushakashatsi burebure, kinjyana mu bihugu bitandukanye, ari Kenya, ari Uganda, ari Zambia, ari Nigeria, kuri business research, iki business. Noneho nza ubwo ndimo ndavuga 2019 itangiye kora planification byose ubushakashatsi, mbona ibivuyemo, ndeba uko mbitegura, ndangije. Urumva projet igira ama etape, ubu noneho turi kuri implementation. Urumva ibibanziriza implementation cyangwa se gushyira mu bikorwa ni byinshi, ni nabyo ari umwanya uhari. So nyuma yaho ngera mu gihe cyo gushaka resources men cyangwa se kwangaza ngira ngo ijambo abenshi barara. Noneho nshaka ntera ku muntu ndi buze kumarana nawe umwanya munini kugira ngo igitekerezo na vision n'icyo ari cyo banza cyumva. Uyu ni kuva mu kwa karindwi, ariko pati nini ari ukubanza kumwicaza kugira ngo iyi idea abanza agire gute. So kuva mu kwa karindwi turaza kugera n'iki gihe, no muri iyo periode nshaka kuba twakora aho twashyira office yacu iri ku muhanda uva Sonatube ugana mu Giporoso, hagati ya KFC na Kifarma, aho hafi ya Prince House ni opposite y'uwo muhanda cyangwa se ateganye y'uwo muhanda. Twebwe ni ku muhanda wo hepfo, uva Sonatube ugana mu Giporoso.
noneho dusetinga office, dusetinga n'ibindi ubona za logo n'ibiki designs n'ibindi preparation. Ariko noneho mbona ngerageza gushaka muri network zanje, kuko nanjye nabaye mu mirimo itandukanye mu bigo bitandukanye, aho nanjye icyo gihe nakoreraga abandi. So professionally nko muri network zanjye bazamwe abantu bashoboye bujuje ibintu bitandukanye, mbabwe ndashaka umuntu wujuje amenyera mwama contact. Nakubwira yuko mbere yuko mba nasibomana nabashije gukora suivi mu bantu barenze 15, ariko mbona batabyujuje. Hari nabo twagiraga gutya tugakorana nk'iminsi nk'ibiri nkareba idea zabo, nkagira gutya ndimo mbarambagiza, mbese kwa kundi uti jya kuri ya idea ukamaho nka assignment gatoya, ariko kabona biri kure nibihura idea ntabwo izashyirwa mu bikorwa neza. Ikindi no kugeza n'ubu nakubwira yuko mu ngorane mfite suko abashaka akazi wenda batahari, ariko ndabona facing ikibazo gikomeye kijyanye no kuba nabona abantu bashoboye bakaba banashobotse cyane. Sibomana ni umuntu w'umuhanga, ni kimwe. Cya kabiri ni umuntu utega amatwi kurusha uko avuga. Cya gatatu ni umuntu ufite experience na professional network ihura n'ibyo nashakaga ku rwego ruri hejuru ya 93. Ikindi ni uko no muri comportement ze n'imyitwarire, comportement kuko umuntu ushoboye udashobotse ntabwo, ahubwo wamba udashoboye ariko ashobotse. Uwo nguwo I can train, nareba uko tujyanana, ariko ushoboye udashobotseho seno ni towa. So muri make ubu ngubu turi equipe, hari equipe technique, hari n'abajya kuri tele, hari n'abari kuri office ubu. So team irimo iragenda yiyongera yaguka, nkuko n'ubundi abantu nibareba ku mbuga nkoranyambaga zacu baraza kubabona bambaye bambaye impuzankano tugaragaza iriho na logo. Turi equipe y'abantu benshi kandi bafite ubushobozi mu domaine zitandukanye. Turashima Imana. Ikinyarwanda kirakomeye. Icyo wenda navuga cyangwa se isomo rikubiyemo n'abadukurikiye bakuramo ni uko buri hantu hose ukora mu bigo bitandukanye by'abikorera cyangwa muri private sector, ni uko tugomba kwitwara neza, tukubahiriza inshingano twahawe, discipline buri kimwe cyose, kuko kubanza kwicara nawe ikumva ibyifuzo byawe, sibyo? Noneho ibyifuzo byawe ikakugira inama, kuko hari ibyo watekereza guti nakora ibi n'ibi, ariko tukakugira tuti hariya ku kibuga umuntu tugiye gusanga ibyo ni ibintu twakorera umuntu twatunguye tumusanze mu rugo n'uburyo si iby'Ikanombe ku kibuga, akahita noneho tukamuha orientation tukamuha umurongo. Noneho ikindi hari umuntu uza akavuga ati none se niba ntakwije miliyoni, niba nakwije 500,000 burya ndaza gukora surprise igereho kuri surprise. Ikigenderewe ntabwo ari ukugaragaza ko wowe hariya muri cya gikorwa washizemo ibya mirenge, oya. Ikigenderewe ni ibintu bibiri. Ni uwuhe mutima wakoresheje iyo surprise ushaka gukorera umuntu. Ikindi message
watanze ni iyi. ikindi abantu ntibumve ko hari iby'abantu bafite amafaranga Oya akize. Ushobora no kuba uri Kigali udaheruka iwanyu ku cyaro Ukohereze papa wawe uri mu kabande guhinga Tukajyayo. tukajya mu byondo ari exactement. gutera intabire mu kabande hariya Yes. uyu muntu wifitiye umuntu yasize nyamagabe twajyayo yibereye mu murima N'ubundi arimo arahinga ni ukuvuga ngo nyine Sibomana yagisubiza icyo kibazo. uri Kigali yashaka kuduha za Nyamagabe za Rusizi uraduha ingenzi. Umuntu uzi amakuru neza ese araba ari mu kihe gishanga agera mu murima ryari yajya mu murima ryari ese baragiye inka. Urumva kwerekana urukundo cyangwa se kwerekana ibyishimo ntabwo ari ibintu by'abanyamafaranga. Noneho twebwe tukagenda wa wundi agenda aduha amakuru avutse kuri 21 waba ari bwumukorera basi cyangwa ni waretse ibintu twabikora nyuma y'iminsi actually namupropose uyu munsi aravuga ati oya ati ntabwo byakunda ati basi ati y'umubyeyi kuyimura avuga rero uko bimeze wenda tuzakorana ubutaha ariko iyo ngiyo yatunaniye kuko urumva hari standards tugomba kugenderaho kugira ngo dutange produit yuzuye itagize huti hari standard ya produit tugomba gusohora kandi tugomba kuyiha igihe runaka yacapu dukoresha. Murakoze. icyo nongeraho ni uko buri muntu wese uwo ari we wese yaba ari umusitari yaba ari umusore w'umukene gerageza gushaka umuntu watuma yishima. Hano hanze abantu bafite ibibazo kandi kugira ibibazo si ubukene ntabwo ari impamvu y'ubukene. Hari n'abafite amafaranga bafite ibyo bibazo bahangayitse stress z'akazi n'ikindi ari umurakare aho urabwiye ku bibazo ya modoka yagonze ya nka yaguye munsi y'umukokire gira umuntu nubwo baba atarimo bya surprise ya Rwanda no mu buzima bwa buri munsi tugira umuco wo kunezeza abantu. Basi ushobora kujya kuri butike ukabona umuntu aguze irindazi ry'ijana mutungura umuguru ipaki waba umuzi wo utamuzi. Urumva niba ugeze hari umuntu ageze muri restaurant yaruje udushyimbo na capati mutumire zipura arya hagati y'umuntu unezeza. Icyo ni igikorwa cy'ubumana ariko nunakora na surprise ya Rwanda cyane ibyo avuga ni icyo nakongeraho kuri icyo. Twebwe nuza yacu nuza slogan mu Kinyarwanda intero yacu mu Cyongereza ni joy happiness and love. Uvuga ngo kugira ngo umuntu mukorere surprise ibyo nibyo biba bigamijwe kugira ngo bagire joy happiness and love, urukundo rusaganje abantu bishime sibyo. Kuko ibyo bibayeho ku muntu ku muryango noneho bijya no ku rwego rwa societe ibintu bikagenda neza. Bya bindi twavuze bikuzuza bya bindi twavuze bya stress bya home sickness bya depression noneho bikaba bibonye umuti urambye kandi unahendutse. Feedback turahamagarwa baravuga batari so ubundi mwari mwaratize mu buko nabwo rero ku kintu runaka imbere y'Imana nta mbere y'igihe nta na nyuma y'igihe. Nabwo rero twaziye hanyuma umuyobozi ntamuciye mu ijambo muri surprise twagiye dukorera abantu hafi turi nka surprise ya Rwanda. Zimwe muri surprise zanshimye zantunguye ni nyinshi ariko nibura mureka mfate ebyiri. Surprise twakoreye Fonsino muri filime n'iyo twakoreye Amaji aho twamusanze yorora inkoko na byinshi yatangaje n'iki ndagira ngo babwire murebe YouTube channel yacu Surprise Empire Rwanda mukande subscribe musharinge buri kintu cyose kabisa namutatanga biriho. Ikindi wenda twakongera tukaha abantu abadukurikiye nimero ya telefoni akamenyetso ko guteranya ubwo ndavuga gutyo kubera ko hari n'abadushaka bari hanze. Akamenyetso ko guteranya 250 788 31 88 cyangwa se akamenyetso ko guteranya 250 795 299 106. Zirahamagarwa zikandikirwa SMS zikanandikirwa no kuri WhatsApp zombi. Murakoze cyane. Murakoze. Abadukurikiye iyo ni indirimbo yacu irahari
kuri YouTube yacu bagiyeho bayumva rwose ni indirimbo y'iminota 5 kandi twabura turagomba kubashimira Fine FM 93 n'igice kimwe ni mu rugo ndabashimira uretse no kuba mwakirisa President ya Rwanda tubashimira ko mufasha n'abandi banyarwanda muri rusange uburyo mwita ku bibazo by'abaturage uretse n'iki kiganiro ndabwo n'ibindi biganiro byadukurikira tukumva buri kimwe cyose ubuhamya mutangirwa nibaza ko n'andi maradiyo urazananye n'umunyamakuru ariko andi maradiyo akwiye kugira byinshi abigiraho kabisa. Ni byiza cyane twabishimiye. Ubwa mbere narinje muri studio ubundi domaine ntabwo ndi umunyamakuru. Domaine yanjye ni mu economist, ndi umucuruzi, ariko amahirwe mataye ni amahirwe meza cyane cyane mu gikorwa nk'iki gifite impact no kuri sosiyete, gatanga ibyishimo, gatuma ibibazo nka depression, stress no guconnectinga diaspora ku bantu bari hano mu gihugu cyangwa bari hano mu gihugu connectinga na diaspora. Mwakoze cyane rwose, abashimira. Surprise Empire Rwanda.